ubona aba YouTuber benshi na zino social media ukuntu bipanze akazi bari mu kazi, wowe uri umufana urimo urabareba, urimo urabakurikira. Nawe rero ugomba gukora bino bintu kugira ngo nawe bajye bicara bakurebe bagukurikire. Nk'aba content creator rero cyangwa nk'aba YouTuber, ibi ni ibintu bitanu ugomba kuba ufite kugira ngo utangire gukorera kuri YouTube, TikTok, Instagram n'izindi social media, kugira ngo ube umu content creator kuri zino social media. Ugomba kuba ufite byibuza bino bikoresho bitanu, ari byo bigufasha gukora kugira ngo nawe winjire mu ruganda rwa content creator. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite kamera. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite kamera, cyangwa se ufite telefone ifotora neza, nyine ifite ishusho ryiza. Kuko ukeneye ishusho, ukeneye ko bakubona, babona cyane either niyo yaba content yawe atari kukureba, ukeneye kubereka ibyo ukora. Ukeneye rero kuba ufite kamera. Nicyo kintu cya mbere ugomba kuba ufite. Kamera ntago ihagije. Ikintu cya kabiri ugomba kuba ufite sound. Kuko ntago uzazana ibintu bitavuga. Niyo bitavuga wakenera ama soundtrack n'ama sound effect, ariko ukeneye sound. Ukeneye ko bakumva, bumva ibyo uvuga, bumva message urimo uratambutsa mu buryo bw'amajwi. Ukeneye sound. Ikintu cya gatatu ukeneye, nacyo ni ingenzi, ukeneye light, urumuri. Hari igihe ureba nka social platform y'umuntu, ugasanga kontuze afata amashusho neza nta ribi, ukabona na sound iravuga neza nta ribi, ariko wareba ugasanga hano ntihabona, hano harabona, hano ntihabona, hano ntihabona, ugahita uvuga ati sha byari sawa, ariko light. Ukeneye urumuri kugira ngo ibintu byawe bigaragare neza. Ikindi kintu ukeneye cya kane, ukeneye laptop cyangwa se indi computer cyangwa se telefone yeditinga neza, kuko ibintu wafashe urakenera kubyeditinga. Ukeneye laptop, either na telefone irabikora, benshi nizo mbona basigaye bakunda gukoresha amahano za CapCut n'izindi app zeditinga, ariko ukeneye n'ahantu ho kweditingira, either telefone cyangwa se laptop. Ikintu cya gatanu ukeneye kugira ngo ube mu content creator, ube mu YouTube, mu Instagram, nyine ube nawe mu content creator kuri iyi mihanda itangire gukubita ibiceri. Wirirwa ureba video z'abandi uslidinga, birakwiye ko nawe hari abantu baslidinga ibyawe. Urikumva? Ikintu ukeneye rero kindi cy'ingenzi aricyo kinakomeye cyane, ukeneye content. Ibyo byose kubifite, ufite kamera, ufite light, ufite sound, ufite ibyo aho weditingira, ugiye kubikoresha iki? Ukeneye content. Either urakora storyteller, urakora nk'iyanjye top 5, urakora byo guteka, urakora byo gucuruza, urakora byo kwamamaza, ukeneye content nziza kandi ifata abakiriya, ikurura abantu bawe. Ibyo rero ni ibintu bitanu ugomba kuba ufite kugira ngo ube umu content creator. Icya mbere harimo kamera cyangwa telefone ifata amashusho neza, ukeneye sound ivuga neza, pana ivuga neza nk'indi gukoresha, ukeneye light kugira ibintu byawe bize bikugaragara neza, ukeneye aho kweditingira laptop cyangwa se telefone editinga neza, ukeneye na content. Ni ibintu bitanu ukeneye kugira ngo ufate iyi mihanda. Right? Cut.